Inshuti bavandimwe ndabasuhuje cyane kandi ndabifuriza ihirwe, amahoro y'Imana y'u Rwanda akomeze kubana namwe no kubarengera, Imana y'u Rwanda ikomeze no kubarengera muri byose. Ndashaka rero ngo mbaganirize ku bigendanye n'ibyo abantu bakunze kwibaza cyane, ibigendanye n'umucuraguzi. Umucuraguzi mbese abaho? Umucuraguzi akora gute? Umucuraguzi acuragura kubera iki? Aba afite iyihe ntego? Ese bigenda gute? Ubundi umucuraguzi iyo acuragura ava mu rugo rwe, umugore we ntabwo aryama, ahubwo n'iyo aryamye aryama acuramye cyangwa se akicara aho ngaho hafi y'urugi, ndetse yenda amazi akayashyira ku rweso cyangwa se akayashyira ku kandi kantu, y'amazi aba yaraye mu nzu. Noneho uwo mucuraguzi kandi ntabwo yegekaho afunga urugi, ahubwo arwegekaho gusa. Uwo mucuraguzi rero iyo amaze kugenda, ashobora kugenda yambaye cyangwa se agakuramo imyenda akagenda atambaye, cyangwa se akagenda yahagera hafi aho ngaho imyenda akayikuramo, cyangwa se ntiyambare inkweto kugira ngo abashe gukora iki gikorwa cyiwe neza. Mu byo rero ashobora kwitwaza amagufa y'abantu bapfuye ndetse barimo ab'impinja, ashobora kwitwaza umusatsi y'abantu bapfuye, ndetse nanone yitwaza imwe mu marozi. Iyo marozi agizwe n'imwe mu mwanda w'abantu, ndetse akitwaza no muri ya misatsi nyine navugaga. Iyo rero agiye gucuragura, arabanza akazunguruka urugo rwa wa muntu agiye gucuraguriraho, akabanza agahanyanyagiza amarozi yo kurindagiza, hanyuma akabona akurira cyangwa se akabona agatangira agacuragura. Muri kwa gucuragura rero aba afite intego zitandukanye. Ubundi wakibaza ngo umucuraguzi aba afite iyihe ntego mu kujya gucuragura mu rugo rw'umuntu? Kenshi na kenshi aba afite intego zitandukanye. Muri izo ngizo, iya mbere aba agira ngo arengere umuryango we, kuko hari ubwo wa mucuraguzi aba afite ibintu asabwa mu muryango we bihora bimubuza amahoro, binabubuza abe, ariko akaba agomba byanze bikunze kubitanga ahandi, kubyohereza ahandi, kugira uwo abigabira kugira ngo abashe kugira amahoro, abashe gutekana. Icyo gihe rero aba agomba kujya gucuragura ahantu, we akahasiga bya bindi, hanyuma umuryango we ukagira amahoro. Ubundi buryo, iyindi ntego ya kabiri, aba ari mu buryo bwo kuroga, ashaka kugira ngo aroge. Niyo mpamvu kuko mu kujya gucuragura hari imbaraga z'undi muntu w'umugome, w'umubi, w'umurozi wapfuye, cyangwa se z'umuzimu mubi, w'inzimuzimu cyangwa se w'inzererezi, utari umuzimu wo kwiyambazwa, aba akoresha mu buryo bwo kuroga. Icyo gihe rero akagerageza no guhamagara na bamwe mu bazimu b'ahandi yagiye gucuragura. Noneho cya gihe rero hari ubwo acuragura ahamagara mu rindi jwi, agahamagara aho umuntu w'aho yagiye gucuragura. Iyo uwo muntu rero amwitabye, kenshi na kenshi za mbaraga ari gukoresha zitwara umwuka wa wa muntu, ku buryo aba ashobora guhita ahaburira ubuzima. Icyo gihe rero aho ngaho aba afite nk'intego yo kwica. Ubundi buryo iyi ni intego umucuraguzi aba afite, aba afite intego yo gushaka umuti hahandi, cyangwa se akaba afite intego nanone yo guteza ishyari, aroga kugira ngo wa muryango ubashe kugira ibibazo by'umutungo, abashe kubateza akaga ku buryo bw'umutungo, abashe kubateza ibihombo no mu bundi buryo butandukanye, abashe kwangaza abana, abashe gutuma imyigire y'abana, abana batagira urushako, mbese guhagarika inzira zitandukanye muri ubwo buryo ku bana, kubangaza, kubura urushako, kubura ubushobozi, kubura akazi, inyatsi, ibindi buryo butandukanye, akoresheje izo mbaraga nk'izo ngizo. Ubundi buryo rero umucuraguzi ashobora gucuragurira ahantu, ashobora gucuragura bitewe n'uwamutumye. Uwamutumye
yahawe ikiraka cy'umuntu wowe uri gukuroga, wa mucuraguzi we yaje uri kugira ngo ni ugucuragura gusa, kandi hari umuntu wamutumye kugira ngo aze kuroga muri rwa rugo, kugira ngo habe harimo uwarwara, habe habamo uwarwara indwara runaka zifite ikizihishe inyuma nyine kigendanye no kurogwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, cyangwa se yaje kuroga urugo, cyangwa se yaje kuroga nyine abarugize, wowe ukibwira ngo ni ugucuragura gusa, ndetse ukabona ko nta n'ikintu kibayeho muri ako kanya, ariko kiba bishobora kubaho ako kanya cyangwa se bikazabaho mu bihe biri imbere, ariko ikigaragaza aba yaje guhumanya. Ni ukuvuga ngo rero kenshi na kenshi umucuraguzi nibwo buryo butandukanye akoramo, burya hari ubwo aba yahawe n'ikiraka cy'umwe mu banzi bawe, agira ngo we aze kuroga iwawe. Ibyo ngibyo byose rero ubundi abanyarwanda kuva kera bavuze ko nta burozi butagira ikirogora, ariko kandi imvura yose nta mvura idahita, kandi noneho nta n'izuba ritarenga. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu azi uko agomba kubigenza mu gihe habayeho ibyo ngibyo, ntago atuza ngo aceceke. Niyo mpamvu rero kenshi na kenshi uzajya kumva ukumva uraryamye ukumva nk'umucanga, ibintu bateye nk'umucanga hejuru y'inzu, utubuye biki, injangwe ziri kwibasira aho ngaho zirara zirira, n'ibindi bitandukanye. Kenshi na kenshi ibyo ni ibimenyetso biba bigendanye n'uko hantu hari ibihoherezwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bitari na ngombwa ko umucuraguzi yahageze. Rero iyo bimeze uko nguko, icyo umuntu akora nta kindi, avura urugo rwe, ndetse byaba na ngombwa hari uburyo abanyarwanda babigenzaga byo kurukagira, hanyuma